uyu munsi turi mu buzima bw'iterambere aho ikoranabuhanga ryahinduye ubuzima bwacu ubworoshye bitavugwa. Iyo dutekereje gushusha ibiribwa cyangwa se ibinyobwa duhita tubikora, no kubikonjesha bikabuko tudakeneye imiterere y'ikirere kubidukorera. Amateka y'iterambere rya muntu akunze kwandikwa nk'inkuru y'ibyo abantu bagezeho babinyujije mu bushakashatsi bwari bugambiriye nyine ko icyo bashaka kuvumbura kigerwaho. Gusa igitangaje hano ni uko ibintu byinshi byavumbuwe bigahindura byinshi mu buzima bwacu byavumbuwe mu buryo butari buteganyijwe, byabayeho mu buryo twakwita ubw'impanuka. Dore ibintu 8 byavumbuwe ku bw'impanuka gusa bizana gasha mu buzima bwacu bwa buri munsi ku buryo kuri saha kumva tutabaho tutabifite. Biramutse bivuze ubuzima bwacu bwasa nk'ubuhagaze. Iki ni ikiganiro bazoshina amatsiko, ikiganiro twungukira mu bumenyi utigeze ukura mu ishuri risanzwe. Iki ni ikiganiro mutegurirwa kandi kugezwaho nanjye Francis Nkurunziza. Ikaze. Twihuse turatangirira ku kinyabutabire dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi dufatanya ibintu mu buryo bworoshye. Supaguru yavumbuwe nk'impanuka mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose mu mwaka w'1942 ubwo umuhanga mu butabire Harry Hoover yari ayoboye itsinda rishinzwe gukora ibyuma by'imbunda zarwanishwaga muri iyo ntambara. Bakoze imvange y'ibinyabutabire byitwa cyanoacrylate, nyamara mu kuyimurika barayanga kuko yomataga kandi gafatanya ibintu byose bikoze kuri icyo kinyabutabire. Nyuma y'imyaka 9 kuva yongeye gusuzuma iyo formule ubwo yakoraga ibirahure by'indege byihanganira ubushuhe bukabije, yafashe ibirahure bibiri abihuza akoresheje icyo kinyabutabire bihita bifatana ubudatana kuva abona ibyo nk'ubufindo budasanzwe yarakoze. Nyuma y'ibyo yatangiye gutekereza uko yatangira gucuruza icyo kinyabutabire kitageze ku ntego zacyo mbere, bityo guhera ubwo Supaguru iramenyekana kugeza naho mu iduka ryo kwa Kazungu icyo kinyabutabire wacyasanga rwose. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikinyobwa dukunda tugikundira uburyohe bwacyo. Umuhanga mu by'imiti witwaga John Pemberton yavumbuye Coca-Cola nyamara agambiriye gukora umuti ugabanya uburibwe bwo mu gifu, umutwe ndetse no kubarwa na morphine. Pemberton yari yarakomerekeye bikomeye mu ntambara ya mbere ya Amerika bituma abarwa cyane na morphine. Uko niko yatekereje ko yakora umuti ushobora kumuvura ibyo bibazo yari afite. Usibye ko atari nawe wenyine wari ufite ibyo bibazo, ahubwo ko hari n'abandi bari gukenera uwo muti. Muri laboratoire ye yavanze amababi ya coca n'imbuto za cola zifite ibinyabutabire bya caffeine. Uwo muti mu buryo bwe warakoraga rwose, n'abandi bakaza kugura muri farumasi. Rimwe wese Venable aza kugura nk'ibisanzwe uwo muti. Mu gihe cyo gukoresha uwo muti amabwiriza avugaga ko uwo muti uvangavanga mu mazi asanzwe kandi akonje. Willis we yabaye nk'udakurikije ayo mabwiriza neza, ahubwo akoresha amazi azwi nk'amakera ku bayazi. Musanze amazi nkayo wayahasanga. Umurwayi mu kunywa uwo muti yumvisha uburyohe budasanzwe nuko bimwanga mu ndati. Kuva nabaho nibwo nanwe umuti uryohereye aka kageni. Ni umuti uryohereye rwose no kurusha ibindi byose naba naranyoye. Abari kumwe n'uwo murwayi birashoboka ko baba barebajije byinshi kubaye mu mutwe w'uwo murwayi, nyamara yari amaze kunywa ikintu kidasanzwe kitari umuti ahubwo ikinyobwa kidasanzwe Coca-Cola. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igikoresho gihendutse ariko gisa nk'igifumbatiye ubuzima bwacu bwa buri munsi, umwambi. Ndavuga imyambi y'ikiburiti. Mu mwaka w'1826 umuhanga mu by'imiti umwongereza witwa John Walker yavumbuye umwambi ucanwa ku bw'impanuka ubwo yakoraga ubushakashatsi bwe nk'ibisanzwe. Walker yakoreshaga agati avangavanga ibinyabutabire bigizwe na antimony sulfide, potassium chlorate ndetse na starch. Nyamara mu kuvangavanga iyo miti agati yakoreshaga avangavanga kagiyeho udusigazwa tw'uruvange rw'ibyo binyabutabire. Arangije imirimo ye yakarambitse iruhande arigendera. Bukiye bwaho aragaruka afite gahunda yo kuvangavanga ibyo binyabutabire nk'ibisanzwe. Mu gufata kagati ngo yongera avangavanga nk'ibisanzwe yasanze bya binyabutabire byarumiye kuri ako gati. Walker mu gushaka gusukura ako gati yafashe ako gati agakubisha ku buye ryari muri laboratoire ye, nyamara aho kugira ngo ibyo binyabutabire biveho nk'ibisanzwe havutse umuriro. Mu isi aho amashanyarazi atari yakavumburwa, Walker yaravumbuye ikintu cyari kigiye koroshya ubuzima bwa benshi. Kugeza na n'isaha ubuvumbuzi bwe buracyafite ijambo rinini ku meza yacu. Ifunguro riri dutunga none. Ku mwanya wa kane turahasanga kandi icyitwa vulcanized rubber. Imipira cyangwa se ballon dukina, amapine, ibinyabiziga byacu bigenderaho, matera turyamaho, inkweto twambara mu birori, imikandara byose byakozwe mu cyitwa vulcanized rubber. Nubwo tubibona mu buzima bwacu bwa buri munsi bikaba byarabaye nk'ibisanzwe, gusa inkuru y'uko ubuvumbuzi bwabyo yagenze iratangaje cyane. Uti byagenze gute? Mu mwaka w'1839 umunyamerika witwa Charles Goodyear kubw'impanuka yavumbuye uburyo ikinyabutabire cyitwa rubber cyangwa se amakakama ava mu biti y'umweru ajya kuba nk'umuhondo azwi nka latex yabyara cyitwa vulcanized rubber. Mu busanzwe rubber isanzwe
iyo ubushyuhe bwiyongereye ihinduka liquide, mu gihe cy'ubukonje igafatana. Gusa ibisa nk'ubufindo byabaye ubwo Goodyear yavangaga iyi latex, sulfur ndetse na lead, nyuma aza kubicanira. Aho kugira ngo bishonge nk'ibisanzwe, byavuyemo ikintu gikomeye cyane kandi gishobora kwihanganira ubushyuhe burengeje urugero. Guhera ubwo Vulcanizer Lab yabayeho, maze ihindura byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hakorwa ibikoresho byinshi byatugize abasirimu, byose bivuye ku kuba Goodyear yaravangavanze ibyo abonye byose atazi nyamara mu by'ukuri icyo biza gutanga.